ndabasuje kandi bahaye ikaze. Ndabizi ko bamwe muri mwe muri kunyumva mwazahajwe no kwikinisha. Ndabizi ko muhora mwifuza kubireka ndetse murabigerageza kenshi gashoboka ariko mugatsindwa mukisanga muri kwikinisha ndetse kenshi kuruta mbere. Hari na bamwe muri kunyumva mumaze kubikora. Abandi nimumara kumva ikiganiro murafata umwanzuro wo kubireka ariko nyuma muraza gutsindwa mwongere mwikinisha. Wenda wowe unyumva ukaba uzahajwe no kwikinisha, hari ubwo utambuka mu nzira ukumva ko usuzuguritse cyane kuko nyine kwikinisha byarenze urugero ndetse ukaba waratangiye kubona ingaruka zabyo ukaba usigaye ubona ko udasa n'abandi. Birashoboka ko waba utinya kuvugisha umukobwa kuko wabwiye ko kuba warikinishije kenshi gashoboka udashobora kumushimisha. Bakubwiye ko kwikinisha bizagutera kurangiza vuba ku buryo mwakorana igikorwa cy'urukundo atabura kukubwira yuko ari ukubona mu gihagararo gusa ubundi utari umuntu w'umugabo. Nibyo kwikinisha nibo barabikoze cyangwa ubikoze igihe kirekire izo ngaruka ziragutegereje. Birashoboka ko waba unyumva umaze amezi 5 iyo ngese ikokamye. Niba ari uko bimeze ugize amahirwe yo kumva ikiganiro nk'iki ukora cyafite amahirwe yo gufata icyemezo amazi atararega inkombe. Ariko se reka tuvuge ko umaze imyaka 5 cyangwa kuzamura wikinisha. Reka tuvuge ko wikinisha byibuze rimwe mu minsi 2. Ubwo zinshuro wikinishije, niba wikinisha byibuze rimwe mu minsi 2 ukaba umaze imyaka 5 bikora ugumaze kwikinisha inshuro hafi 900. Inshuro 900 wikinisha ukarangiza. Inshuro zingana gutyo zose uhatira umubiri wawe gukora igikorwa wakabaye ukora kumwe n'undi muntu w'igitsina gore. Uramutse ufasha kandi ukabitekerezaho urasanga umubiri wawe waramaze kwakira ko igikorwa cy'ibyishimo bishingiye ku gitsina kibaho binyuze mu gukora kure igitsina cyawe wifashisha ikiganza cyawe cyangwa se ikindi gikoresho cyose ukoresha. Watoje umubiri wawe ko ibyishimo bishingiye ku gitsina bidakenera abantu babiri ahubwo umwe gusa ari we wenyine ubuhagije. Watoje umubiri wawe ko igitsina gore ntacyo kivuze kandi rwose nawe warakumviye. Niyo mpamvu bamwe muri mwe mukunda abakobwa cyangwa abagore aho kubashakaho mubano uganisha ku guhuza igitsina mugahita mujya mu cyumba cyangwa mu bwiherero mukikinisha mwishyizemo ko muri kumwe n'abo bakobwa cyangwa abagore. Hari na bamwe mukoresha amafoto yabo mwiyumvisemo mukayakoresha mu kwikinisha aho mwikinisha muyareba. Niba unyumva uri umukobwa cyangwa umugore birashoboka ko hari uw'igitsina gabo runaka wikinisha kubera wowe bitewe n'imiterere yawe cyangwa se imyitwarire yawe nk'imyambarire. Niba uri umukobwa ukaba wifotoza amafoto akurura abagabo ukayashyira ku nkuta nkoranyambaga, zirikana ko hari benshi wangiriza ubuzima utabizi kuko bongera ibyago byo kwikinisha. Nitwa Jidi wanyu, reka tuvuge ku buzima bw'imyororokere. Reka tuvuge ku ngingo yo kwikinisha. Reka tuvuge ku ngaruka buri wese ashobora guhura nazo igihe yokamwe n'ingeso yo kwikinisha. Reka tuvuge ku muti wonyine ushoboka. Reka tuvuge ku buzima. Mbahaye ikaze mu ruhikano rw'ingingo zitandukanye ku buzima. Mbahaye ikaze mu kiganiro ubuzima bwanjye. Mbahaye ikaze kuri channel ya YouTube YAMBI TV official. Kwibutsa gukurikirana neza ibyo dukora ari ugukanda handitse subscribe ugakanda akamenyetso kw'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyize ikiganiro ujye wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha ko ikiganiro gishya kigezeho ugahita ucyumva. Kwibutsa gukora subscribe ari ubuntu. Reka tuganire ku buzima bw'imyororokere. Reka tuvuge kuri iyi ngingo ibangamiye abagore n'abagabo mu isi. Reka turengere inyungu z'umuryango. Reka tuganire ku ngingo yo kwikinisha. Gusa uyu munsi turavuga kuri iyi ngingo yo kwikinisha twibanda cyane cyane ku gitsina gabo, ariko n'igitsina gore turakivugaho. Kuva ku itariki 13 kugeza ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2016, ikigo cyitwa Tenga gikora produits zifasha abagabo kubona ibyishimo bishingiye ku myororokere cyakoze ubushakashatsi ku banyamerika 200 ku ngingo yo kwikinisha. Intego nyamukuru kwari ukumenya icyo batekereza ku kwikinisha, uko bikinisha, ingaruka kwikinisha bigira ku mubano ushingiye ku gitsina n'abandi ndetse n'icyo batekereza ku bikoresho bikoreshwa mu kwihesha ibyishimo bishingiye ku gitsina. Ibyavuye muri ubwo bushakashatsi byagaragaje ko umubare munini w'abagabo n'abagore bikinisha. Dore uko byari byifashe. Icyambere, ubushakashatsi bwagaragaje ko 48% by'ababajwe bose bikinishije. Muri aba 48% harimo abagabo n'abagore. Uyu mubare kandi nawo wakorewe ijanisha rishingiye ku byiciro byabo. Ni ukuvuga igitsina gore n'igitsina gabo, hanyuma bizagaragara yuko 95% by'abikinishije ari abagabo, naho 41% ari abagore. Byagaragaye ko kandi muri aba babajijwe byibuze abagabo bikinisha inshuro 15 mu kwezi, naho abagore bakaba barikinisha inshuro 8 mu kwezi. Wibuke niba uri umusore cyangwa umugabo wajahajwe no kwikinisha uko bikora byibuze rimwe mu minsi 2, ubwo wikinisha nibura inshuro 15 mu kwezi. Ni inshuro 180 mu mwaka. Inshuro 900 mu myaka 5, uko bamwe muri mwe byabazaje igihe kitari gito ndetse bamwe muri mwe ntimubikora rimwe mu minsi 2 ahubwo mubikora 2 ku munsi.
Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko ingaragu zikinisha byibuze inshuro 16 mu kwezi naho bubatse bakikinisha byibuze inshuro 10 mu kwezi. Abanyamerika 200 kandi bagaragaje uburyo butandukanye bwo kwikinisha. 60% bakoresha filimi z'ubusambanyi cyangwa se porn videos cyangwa se XX videos mu yari magambo. 58% bakoresha kwishyiramo imitekerezo yuko bari kumwe n'umuntu runaka cyangwa se bari gukora imibonano nyine. 34% bikinisha batekereza imibonano bagize mu bihe byabanje. 26% bikinisha bareba amafoto yo bumva ko bakunda cyangwa se ifoto yose yazamura ibyiyumvo byabo. Naho 19% bakoresha ibikoresho byabugenewe bizwi nka sex toys. Aba kandi bakoreho ubushakashatsi abemeye ko bajya bakoresha intekerezo bishyizemo ko baryamanye n'abantu runaka cyangwa se bagakoresha amafoto y'abantu bikinisha. Batanze amwe mu mazina y'ibyamamare bifashisha iyo bikinisha. Dore urutonde rw'amazina y'abagore b'ibyamamare bagaragajwe nk'abifashishwa n'abagabo mu kwikinisha: Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez, Katy Perry, Scarlett Johansson, Selena Gomez, Miley Cyrus, Kim Kardashian, Halle Berry na Beyonce. Urwo ni urutonde rw'abagore abagabo bifashisha bikinisha. Uw'igitsina gabo akikinisha yishyizemo ko ari gukorana imibonano mpuzabitsina n'umwe muri abo tuvuze cyangwa akabikora yitegereza ifoto. Kuko kwikinisha ari ikibazo rusange muri sosiyete zitandukanye zose zo mu isi, bivuze ko niba uri umukobwa ukaba ukunda kwifotoza mu buryo runaka bukurura abasore, hari abikinisha bishyizemo ko bari kumwe nawe. Mu bakoreho ubushakashatsi kandi harimo n'abagore, nabo batanze urutonde rw'ibyamamare by'abagabo bashyira mu ntekerezo zabo ko baryamanye igihe bari kwikinisha. Muri ibyo byamamare by'abagabo harimo Dwayne Johnson, Vin Diesel, Zac Efron, Adam Levine, Brad Pitt, John Cena, John Depp, Ryan Reynolds, Charlie Hunnam and George Clooney. Umugore akinjira mu gikorwa cyo kwikinisha yishyizemo ko ibyishimo ari kumva ariko bihabwa na Brad Pitt, John Cena cyangwa se umwe muri abo tuvuze cyangwa se undi wari wese tutavuze. Niba hano mu Rwanda dufite abasore b'ibyamamare kandi hakaba harimo bamwe mu b'igitsina gore bikinisha, bivuze ko tudashobora gutungurwa nuko hari umugore cyangwa umukobwa runaka uri kwikinisha yishyizemo akaryamanye n'uwo musore w'icyamamare. Kwikinisha bikorwa n'abantu benshi mu isi. Urubuga Basel.com mu nkuru rwahaye umutwe ugira uti almost everyone is masturbating but we are still not talking about it, cyangwa se hafi buri wese arikinisha ariko ntidushaka kubivugaho. Rushimangira ko umubare munini w'abantu mu isi bikinisha, usibye ko batabikora ku kigero kimwe ndetse n'ababikora ntibabihe inyito yo kwikinisha kuko uburyo babikozemo bumva bidakwiye guhabwa inyito yo kwikinisha. Nibyo abantu barikinisha, twabivuzeho ubushize: abagore, abagabo, abana, abasore, abakobwa, abakecuru n'abasaza barikinisha. Twavuze ko kandi inyamaswa nk'inguge n'amafi yo mu nyanja byikinisha ku kigero runaka mu buryo runaka. Twabonye kandi ko mu myemerere ya Misiri bemeraga yuko Imana nayo ijya kurema yabanje kwikinisha. Imana bavugaga ni Imana yabo ariko cyangwa se igirwamana. Ibi bitwereka ko kwikinisha ari uburyo bwo kwihaza bishingiye ku gitsina bikorwa n'ibinyabuzima byinshi kandi katari ibyavuba. None ko abantu bikinisha, ni izihe ngaruka zibategereje mu buzima bwabo? Twibajije gutyo kuko tuzi neza ko kwikinisha atari byiza na gato ku bitsina byombi. Kimwe mu byago bikomeye cyane byibasira igitsina gore cyikinisha no kutanyurwa guhoraho igihe bamaze kurushinga. Iyo umukobwa yikinisha cyane akarangiza ndetse akabikora inshuro nyinshi mu gihe kirekire, atangira kubona ingaruka iyo amaze gushaka umugabo. Umubiri we uba waramaze gutozwa uburyo bwo kubona ibyishimo bwihariye ku buryo mu gihe cyo gutera akabariro adashobora kugera ku byishimo bya nyuma cyangwa se kurangiza. Ibi bituma uwikinishije cyane ari umukobwa akomeza kwikinisha hafi ubuzima bwe bwose, kuko kwikinisha nibyo byonyine bimufasha kugera ku byishimo bya nyuma igihe yubatse. Ku bagabo, kwikinisha n'ubwiyahuzi nk'ubundi bwose. Niba abahanga bemeza ko kwikinisha 3 mu kwezi bishobora kongera ibyago byo kubura urubyaro cyangwa se ibyago byo kuba ingumba nyuma y'igihe runaka, urumva byagenda guturamutse wikinisha rimwe mu minsi 2, nubwo hari abikora buri munsi kandi inshuro zirenze imwe. Kwikinisha ni igikorwa gisaba imbaraga z'ubwonko n'umubiri ku buryo buhambaye, kandi bituma bikora atakaza intanga nyinshi bikabije ku buryo byongera ibyago by'ubugumba. Ubushakashatsi butandukanye kandi bugaragaza ko umuntu wikinisha kenshi akunze kubaho ubuzima budafite umurongo. Niba wikinisha cyane, ibi nawe ujye ubyibonaho. Urubuga medicalnewstoday.com rugira ruti ngo umuntu wikinisha cyane ngo rimwe na rimwe ashobora kubikora birenze ibyo kwihanganirwa, bikaba byatuma atibuka iby'akazi, ishuri cyangwa izindi gahunda z'ingenzi zimuhuza n'abandi. Ngo bishobora kwangiza bikomeye imikorere ya buri munsi, bikangiza ndetse bikagira ingaruka ku nshingano ze n'imibanire.
kandi ngo bituma ubikora yihunza ibibazo by'imibanire ndetse bikamubera n'umusimbura w'ubuzima nyabwo tunyuramo. Muri iyi nyandiko kandi igaragara kuri urubuga bashimangira ko umuntu wese ubona ko ashobora kugirwaho ingaruka zikomeye no kwikinisha agomba kwegera inzobere mu kwita ku buzima, hakabaho kuganirizwa. Kwikinisha ni bibi. Kwikinisha bitera ipfunwe no kwisuzugura kubikora. Ni igikorwa cyambura nyir'ubwite icyubahiro, agahora yumva asuzuguritse mu bandi, ndetse akabaho nta cyizere kuko nawe abazi neza ko yangije umubiri we bityo udashoboye nk'uw'abandi. Hano turavuga cyane ku bagabo, cyane cyane iyo bigeze ku ijambo kurangiza vuba. Kurangiza vuba. Kurangiza vuba ni umwami wo gusenyuka kw'ingo no gucana inyuma bya hato na hato. Kurangiza vuba ni ijambo ritari ryiza mu gutwi k'umugore wumva ko umugabo we bamarana umwanya batera akabariro. Kurangiza vuba ni ijambo ritera ubwoba umugabo wese mu isi. Ariko iyo bigeze ku muntu wazahajwe no kwikinisha, ijambo kurangiza vuba ryumvikana nk'umusaruro wavuye mu mbuto yo kwikinisha. Buri wese wabaswe no kwikinisha yigeze atekereza uko bizagenda niyubaka urugo ariko ntabashe gushimisha uwo bashakanye. Iyi ni imwe mu ngingo zituma bikinisha cyane batinya kwegera igitsina gore ngo bakireshye kuko nyine baba bafite ipfunwe ry'uko ntacyo bashoboye. Bikaba bibi kuwigeze kugerageza gutera akabariro bikanga, maze uwo bari kumwe akamwereka ibimenyetso by'uko ntacyo ashoboye. Birumvikana ko wabaswe no kwikinisha. Iteka wumva wabireka ariko byaranze. Dore impamvu kwikinisha byakunaniye kubireka. Nuko wanze guhindura imimerere n'imibereho igushumuriza mu kwikinisha, kuko ubushake bwo kubireka bwo urabufite. Uhereye none kora ibi. Zirikana kuri kwangiza bikomeye umubiri wawe ndetse n'umuryango wawe w'ahazaza, maze wicare witekerezeho. Zirikana ko uwo wangiza ari wowe, kandi bidatinze uzabona inyiturano yo kwangiza itegeko kamere rigenga imikorere y'umubiri. Zirikana ko kwitwara neza mu gihe cyo gutera akabariro ari inkingi yo kubaka umuryango, maze wumva uko bizamera uwo mwubakanye nabona ntacyo ushoboye. Zirikana ko kwikinisha bihera mu mutwe, bityo umenye ko no kubicikaho bihera mu mutwe. Niba udashobora guhindura uburyo bw'imibereho n'imimerere bigushyira mu byago byo kwikinisha, none uracyari imbohe. Niba kunywa inzoga bituma wifuza kugira ibyishimo bishingiye ku gitsina maze ukikinisha kuko ari uko usanzwe wihesha ibyishimo, reka izo nzoga. Niba kujya kuri Instagram bituma ubona amafoto y'aba bakobwa babangamirwa no kwambara bigatuma wikinisha, page zabo zose ziboroke cyangwa se uve kuri Instagram kuko ntiruta ubuzima bwawe. Niba uzi neza ko kureba filimi z'ubusambanyi bituma utihangana ukirukira mu bwiherero ukikinisha, irinde kongera kureba bene izo filimi cyangwa filimi yose iganisha ku mibonano. Niba uzi neza ko ibiganiro biganisha ku nkundo cyangwa se ku guhuza igitsina bituma wikinisha, bihungire kure. Niba uzi neza ko ukunze kwikinisha iri wenyine, shaka abantu mumarana umwanya munini, ndetse n'ubikora cyane uryamye wenyine, shaka umubana mu cyumba, nabyo bizagabanya igiro cyawe cyo gutinyuka icyo gikorwa giteye isoni. Abatarubaka mwikinisha mukunze gutinya abakobwa kuko mwisuzugura imbere yabo, ndetse ntimunumva impamvu ari ngombwa mu buzima bwanyu. Niba ari uko bimeze, tangira ushaka umukobwa mukundana kandi mumarana umwanya. Nibwo uzatangira kubona ko utagakwiye kwikinisha, Imana yarakuremeye wo kukunezeza. Niba ibyaha bingana imbere y'Imana, zirikana ko mu isi bitangana bitanatanga ingaruka zimwe. Aho kwica wakiba, aho kuroga watukana. Sinkutoza gukora icyaha kuko icyaha ari kibi. Gerageza ukirinde. Ariko nubona washyuhiye umukobwa wo kwiherera ukikinisha wishyizemo kuri kumwe nawe, uzamuterete muryamana ukoresha agakingirizo, bizatubona ko imibonano ari myiza kuruta guhora wangiza umubiri wawe. Sinkugiriye inama yo gukora imibonano mpuzabitsina igihe kitaragera. Sinkushishikarije gusambana, ahubwo ndakwigisha ko imibonano ari myiza kuruta kwikinisha. Nuko uramenye ntuzishore imibonano mpuzabitsina ngo niwo muti wo kwikinisha. Umuti wo kwikinisha ni ukubireka ukoresha inzira zose zishoboka. Nawe uri mukuru ntunkoresha amakosa. Ariko umuti mwiza uruta yose ni ukugana inzira y'agakiza. Niba kuryama mu nzu wenyine uzi ko bigutera kwikinisha, ni nkawe nasohoka muri iyo nzu nkajya kurara mu cyumba cy'amasengesho. Gufata Bibiliya ukayisimbuza ibiganiro n'intekerezo zerekeza ku mibonano mpuzabitsina ni wo muti. Kureba filimi ziganisha ku nzira y'ijuru ukazisimbuza filimi z'ubusambanyi ni intambwe ikomeye. Gupfuka mu gasenga ukima amatwi yawe ijwi rya Satani riguhatira kwikinisha ni intwari ikomeye izatuma ureka kwikinisha burundu, ndetse ukibagirwa yuko byanakubayeho. Kureka inzoga zarakubase biragoye ariko birashoboka. Kureka itabi ryarakubase biragoye ariko birashoboka. Kureka kwikinisha byarakubase byo biragoye cyane birenze ariko nabyo birashoboka. Urugamba rwo kurwanya iyo ngeso rutangira uyu munsi. Ntabwo ari ejo, kuko ejo hakagombye kuba umunsi wo kwishimira ibyagezweho. Intsinzi. Gufata iki cyemezo nicyo kiranga umuntu wese ubayeho ubuzima bufite intego. Nitwa Jidi wanyu. Niba wumva ubutumwa hari icyo bugufashije, kanda like, ukande na share.
Niba kandi warigeze kwikinisha ukabireka, tanga igitekerezo munsi ya video uduhe ubuhamya mu ncamake y'uko wabicitseho. Niba kandi utarabikoze, ntiwabura gutanga inama ku muntu wese wabaswe nabyo. Niba ukunda iyi channel YAMBI TV official, ntugatinye kubihamya. Kora subscribe unatubwira indi ngingo wumva ko twazaganiraho ubutaha. Ndabashimiye, uhoraho Imana umuremyi w'isi n'ijuru abarinde.